Hi guys, murakaza neza kuri channel yacu nanone. Iyi ni video yacu ya gatatu. Rero tugiye kubereka ibintu bitandukanye. Ubundi JD Family nta kindi kituranga n'umunezero no kuba hamwe no gufashanya. Niyo mpamvu tugiye kubereka indi video yacu ya gatatu turi gufashanya imirimo yo mu rugo, ibintu bitandukanye. So, murakaza neza mu rugo kwa JD. Yes. Be, ima izo nyama ziri ready. Yeah, nyama. Tugiye gufata ibirayi. Tugiye gukora iki kwanza? Ifiriti? Tugiye guteka ifiriti. Hanyuma ngenda kata inyama. Sibyo? Noneho ubundi ibintu bigende neza. Wow. Urakata iyo forme. The normal one. Yeah, ukatiye ndikunda. Okay. Let's do this. Yego ubundi hano ntago ari iyi video ntago tuyifashe kwa ko ari ka video tushaka kubereka niko dusanzwe niyo lifestyle yacu dusanzwe dufashanya no kubereka nyine gato kugira ngo namwe mujye mufashanya aho muri mu rugo umugore n'umugabo mwagateka ubundi agakaranga ubundi akaviza so biba biri byiza cyane bituma urugo rukomera. Yego Kamubwire gutera ivi ni byiza ni umuhango abakobwa dukunda nko muri iki gihe abakobwa twese nyine tuba dushaka nyine ari umuhango mushaka kujya none se gutera ivi ndio bigaragaza ko urugo ruzuba ntabwo kamubwire gutera ivi ikiza cyabyo nyine ni memoire ubika no muri mind yawe none ukavuga ngo shanga kuri iyi date ntabwo nzayibagirwa ni memory ubu mu creating nkakuriya umuntu aba yakujyanye nyine mukaganira akakubwira ngo reka ngugurire ndakantu ngo tuganire. Je mpamvu nabyemera urayizi mpamvu nabyemera nuko biriya bintu nibyo twigana abazungu. Baba, daddy, akunda ututuntu. Daddy, wikuya, ayije daddy. Guys, nindutinya amavuta nkanye amafi yaranandiye kubera amavuta kweteka nyeneye an easy way uburyo bworoshye bwo guteka amafi urabizi ko ntinya amavuta. Ya, mu gihe my baby amaze guteka ifiriti
nanjye ngiye guteka inyama. Ndaje mutekera akanyama keza cyane rwose. Ibintu byose ni ugufashanya ubundi ntabwo kuba umugabo mu rugo ntabwo bivuga ko waza uva ku kazi ukaryama cyangwa se ukaza ukajya kureba televiziyo gusa cyangwa ugasoma ibinyamakuru. Oya, ugomba no kumufasha mugateka ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Ubundi urugo rufashanyije binaba ari amahoro. Hey baby, ngiye kugutekera akanyama karyoshye. So we put onions. Abantu batari babizi aka benshi barabizi ko bashyiramo agatunguru kugira ngo agafiriti karyohe. Kanamumura gatuma gahumura. Gatuma gahumura be. Wari uzi ko ibanga rinini abantu batazi bituma ifiriti iryoha cyane? Igitunguru. Magi ituma ifiriti isimbura buryo umuntu kandi iyi ngiyi igira flavor. Rero iyo ishyize mu mafiriti niyo mpamvu agafiriti kose ujya ungaburira gahumura neza, karangiza kakaryoha kakazanamo n'agaflavor nyine ka magi. Bebanza arahiye. Ufite oya, ntabwo barashya. Bado. Aya. Ubundi ugira gutya kugira ngo amavuta agere hose. Nkunda ukuntu kwa kundi uteka umeze ngo washyize akaboko inyuma. Ubundi byo byambere ase gikorera. Kurikira n'ibya. Ziri crunch, njye nari kubona zikuyeho. Ubu ntabwo zirashya. Serious? Ubundi ifiriti igiye igomba gusa umuhondo ukuntu. Kanumve nanone. Utamaye agatunguru. Ninabyibutse. Umeze ute? Kubera akamaro yashize biraryoshye. I told you. Mbone kubwira abantu bari kudukurikirana kuri Family kugira ngo mugire urugo rumeze neza nuko mugomba gufashanya. Umugabo yaba ari mu rugo, umugore yaba ari mu rugo, mu gihe umugore ari guteka ukajya gufata umwana. Mu gihe yaba afashe umwana wowe ukajya guteka. Ubundi bituma mu rugo rwanyu rugenda neza. Kandi amplis abagabo akenshi baba bafite akazi bakajya job. Rero akenshi bakaza bananiwe bagahita bumva barambara. Ariko baby babwira ukuntu ujye bigenza. Akenshi yaje ahita aza akareba umubebe akareba ukuntu ameze icyo akeneye akamuhindurira diaper. Kandi ni byiza ko ugira akantu mu rugo. Ni byiza ko ugira akantu mu rugo uba ufite kawe nyine wenda kuvuga ngo ni ak'abagabo wenda nko guhindura umwana pampa ako kantu ukavuga ngo uhari yarabikunda urabizi ukavuga ngo ngewe nzajya mpindurira pampa mu gihe mpari ntuzajya wigora. Bituma n'umwana agukunda n'ubika akazi nyine kugenda ufite uryama ngo ukeneye gukurirwamo amasogisi. Yego uri umwami. Yego unaniwe birumvikana sibyo. Agomba kuba umwanya ukaruhuka ariko byaba ari ngombwa ukamufasha. Tugomba kurya ibyo twatetse sibyo ariko turabisenge kugira ngo basenga ariko dusenge. Uwiteka Mana turagushima turaguhimbaza ko Imana nyamana utwifurira byiza kandi tunezerewe tukoretse data mu ifunguro ryiza ritunganye. Imana nziza turagushima kuri duhaye icyubahiro. Tugiye kwerekana batabasha kureba nabo bashobora neza kugira ngo natwe kutugire neza nabo Imana nyamana tukwetse natwe aho byaturutse kugira ngo tukomeze kutugira neza kugira ngo tugire umunezero mu buzima turimo byose tusekere mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ariko abanyagasozi nagutekeye nabonekeye ifiriti iryoshye biragaragara. Mu buzima bw'urugo rero niko bimera. Iyo mumaze gufashanya hakwicaraho kurya ubundi mukanezerwa. Icyo twasangiye ngo byaba byiza kubisangira. Rero gushaka amasahani abiri se ntidusange ntabwo uri buncure.
inzara ndayihorana ndabizi ukunda amafiriti subiza ko aricyo kiryo cya mbere na fish but they will have fish we have meat cyose cyane kazayo kayegereza hano imbere yawe so thank you guys for watching our ukuntu twatetse murabona bimeze gute tujye turabona byaryoshye thank you baby Gufashanya ni byiza cyane tubone kubwira abantu bari kudukurikirana kuri JD Family Rwanda kuri channel yacu turabasaba kugira ngo ibintu mubona byo gufashanya abantu umugabo n'umugore mu rugo ibintu bari amahoro turifuza ko mwazajya muduha comment ese mubibona mute ibintu birakwiriye kubaho mu rugo ko umugabo n'umugore mwafashanya imirimo itandukanye ese mu by'ukuri murabona ari byiza cyangwa se mutubare mutubwire ukuntu mubibona mwebwe muduhe comment kuri ahantu comment igomba kuba nimubona ko ari byiza mutubwire ese butaha mwazajya mubigenza gute ese mbese tugirane inama ku buryo twafasha umuryango abantu bose buryo abantu babana buryo twafasha kugira ngo nawe bagire icyo babwira ku mubibona nk'amafamiye ari atandukanye ari mu Rwanda because target yacu cyane mu Rwanda ko nicyo kirimo gikorwa n'abarundi by the way baravuga ikinyarwanda twababwira kugira ngo erega n'abatumva ikinyarwanda dushobora kubasobanurira batuvugiza so mwatubwira kuri comment section yacu kuri JD Family Rwanda hasi nyine down there mudukurikirane mukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubaha ama video meza iyi ni video yacu ya gatatu yo kugaragaza uburyo tugomba gufashanya mu rugo muduhe subscribe murakora like ahantu ku ruhande habara kazogera mukorera ngati ubundi mutugaragarize ko mudushigikiye cyangwa munatubwira uko mubyumva muri make tukeneye no kuri Imana feedback so bye guys see you to our next turabashimira mukomeze mudushigikire ubundi nawe utaha mwakoze bye tugiye kurya ko tugerwe wow